aho umuntu afata umuntu akamuhora ngo ko ari umuki ari umututsi atarabyigize ibaze umuntu guhora reka nze nkubwire numvise ubuhamya ejo bundi burambabaza aho abana barize bakataka ngo nimutubabarire ntabwo tuzongera kuba abatutsi ibihe birushya biruta ibi ni ibihe buranjya nicara nkabareba nkabona ukuntu bikwega nkabona ukuntu bikwega bakanikwedura ku mpimbi zabo nareba ukuntu abantu buzuye mu nsengero ari benshi cyane bakeneye ijambo ry'Imana bakajya barumanga ibaze nawe umuntu ukurumanga ngo uzajya muri Amerika n'abari muri Amerika babuze iyo bajya barimo gukundisha inyigisho zo gukundisha abantu isi ni inyigisho zivi kuzimu ni nayo mpamvu buryo mwibwe ngo dufite abigisha benshi ntabo dufite nabacyatse iyo ubigira wari kumara imyaka nk'iyo ufite ukiri umutindo utarya ubwira abantu ibitangaza nta babyara bawe bishwe n'imbetezi kuki utajya gubakorera ibyo bitangaza utabijyana muri famille yawe ibyo bitangaza ufite ubifite he ese di wabihinze he ibyo bitangaza wabiranguye he nta soni rega abantu benshi bifite abagore babiri kandi ari ababishop ayo maso urumva yareba Yesu urababwira ngo Yesu azaza ajye kwigisha ngo hari itanura kandi nawe ari azaribanza ntabwo yabivuga nje kukubwira ngo Yesu naza bizajya ku ruhande kuko oya Yesu azaza hazaza icyubahiro cy'abantu kibure hazaza ubuhanga bw'abahanga bubure hazaza gukomera kurangire hazaza amakonta atagaciro Yesu naza niwe uzaba ufite ijambo ahubwo nge nabwira ukijijwe n'udakijijwe ngo nibitegure kuza kwe hashobora kuzaza akanyura muri kwasiteri hashobora kuza akanyura mu banuke hashobora kuza rwose akanyura mu burwayi hashobora kuzaza ugahura na hoho hashobora kuzaza ugahura ukagenda muri ya ndege wiratana hashobora kuzaza ubwata akabwanura uri kuriramo freeway na sheri nyine mwasohotse muri uzifi yo muri bwato hari video njya ndeba nayo nariye ndanabutinya sinana reka mbashimire inshuti tubana hano umunsi ku wundi kuri Mama Sharirene Official wagize neza guhitamo gukora subscribe Imana iguha umugisha nawe utarayikora ntibibagirwe kuyikora kugira ngo tujye tubana na mahitamo meza rwose hanyuma reka tukwihanganishe uri mu buzima butameze neza ku banyarwanda n'abarundi twese burya twumva ururimi rumwe turavuga ngo buracya bugacyana yandi buriya rero tuvuze ngo buracya bugacyana yandi tuba tuvuze ngo bushobora gucya ushobora kuba bwije bimeze nabi bugacya bikaba bimeze neza ariko mujye mukora attention bushobora no kwira bimeze neza bugacya bikamera nabi rero ibyo bintu byose tugomba kubimenya ukamenya nyine gukora attention muri ubu buzima kuko hari umugabo w'inshuti yanjye nkunda cyane Apotre Mbayahaga Isidore yaravuze ngo hari abantu bakira ukagira ngo ni donc Imana nibo yandikiye ubukire gusa nta wundi muntu ariko burya Imana ni data wa twese rero niba bitameze neza reka twihanganishe tukubwire ngo komera nkuko tubivuze buracya bugacyana yandi ushobora kuba urwaje ushobora kuba uri ahantu mu bihugu birimo intambara ushobora kuba uri kwibaza ibintu byinshi bitandukanye muri ubu buzima wabuze igisubizo ariko igisubizo kizima gitangwa n'Imana niba bitameze neza rero wihangane ukomere bizagenda neza n'ubundi nkuko mubibona n'ubundi nyine turi kumwe nawe nyine ariko bajya bavuga ngo urugo rutakwakiriye rutakwisa umushyitsi ngo ntiruba rurwa niko numva mu Kinyarwanda reka tukwakire abantu batakuza ubibwire nitwa Mukeshimana Emerita twi ku izina rya Mama Sharirene ndi umumama w'abana 5 ndi umuvuga butumwa ndi umukristo wo mu Nyakabanda muri ADPR yego disi nagatambaro nako nakadepr cyane rwose ari indirimbo nyanumva bavuga ivuga kuri amuhungu rwose nzamushaka ivuga ngo baba bareba uburyo ngo nifunga ngo bakavuga ngo ndi umwadepr none nawe rero uti ni umwadepr kandi ku mwadepr ntago bikojeje isoni
ntabwo binkoze isoni ndabikunda ntacyo bitwaye rwose kuko nta wabindodeyeho yego iyo ushaka kubyiyambura nshatse nazajya mbikuramo mbese ndabikunda kandi n'igitambaro ndagikunda hanyuma nk'umukristo umaze igihe uri umuvugabutumwa ugenda ubona ubuzima bw'abantu babayemo uko bumeze uyu munsi ndifuza ko tuganira ku bihe turimo usibye turebe n'ibihe tuvuyemo ariko turebe n'ibihe turimo byombi tubihuze twibaze ejo bizaba bimeze gute hanyuma uyu munsi iyo urebye ubona abantu umuntu asigaye aryama ukabona aryamye yibaza avuga ati buracya bimeze gute kandi ntabwo bikiri iby'abakene gusa n'abantu bafite ubushobozi basigaye even n'abayobozi mbese abantu twese umuntu asigaye aryama yibaza avuga ati buracya gute cyangwa se bwacya ukibaza abantu bakaba bari kwibaza burira gute nubwo buzima tugezemo hanyuma amakuru rero mfite nuko ngo Bibiliya yabigiye guhinduka kandi abahanga abanyabwenge hari umugabo ni dogiteri muri theology yarambwiye ngo dufitanye ikiganiro mu minsi iri imbere yambwiye ko ibyo bintu rwose kubitekereza ari ugutekereza neza no gutekereza kure kuko ibyo ngibyo hari icyo bita uburenganzira bw'ikiremwa muntu isi ishyiraho ikakubuza gukubita umwana cyangwa kumuhana ngo nyine bigire ahantu wenda wamubabaza ku buryo yatinya mbo igashyiraho uburenganzira bw'abagore wenda n'ubw'abagabo sinzi niba bubaho ibintu nk'ibyo bo barabuhorana hanyuma rero iyo urebye bivugwa ko Bibiliya igiye guhinduka muri ubu buryo ko hari ibintu bivyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu bigomba gukurwamo urugero kimwe muri ibyo ni ukuvuga ngo abantu nibadakizwa bazajya mu muriro bivugwa ko ngo ari iterabwoba rikabije bishobora no gutuma abantu bahahamuka hanyuma amasharire nk'umuvugabutumwa iyo urebye ibihe turimo ubibona gute nkawe nk'umuvugabutumwa ubana n'Imana uvugana n'Imana ubibona gute ibi bihe turimo uko biri kose hari ijambo rivuga ngo amabanga y'Uwiteka amenywa n'abamwegereye yego ibyo bintu byo kuvuga ngo Bibiliya bazazihindura ntabwo bambifitiye kandi n'abantu bagiye babana n'Imana ntabwo badufite ni nayo mpamvu Dawidi yavuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima ntago naribitse mu mpapuro abantu bafite ibibazo bikomeye ni abantu bumva ijambo ry'Imana rigaca hano mu gutwi rigahingukira muri uko bazabwahagirana dore aho mbibabwiriye ariko umuntu wese wafashe ijambo ry'Imana akaribika mu mutima nta muntu n'umwe uzankura Bibiliya mu mutima kuko njye narayimize kandi burya Bibiliya naho wamira interuro imwe ukambabarira ukayimira ikaba mu mutima yazagutunga kugeza Yesu aje cyangwa urupfu rugize gute ruje hanyuma rero ako ni akantu koroshye uvuze kandi byatangiye no gushyirwa mu bikorwa nubwo Bibiliya batayihinduye ngo bayishyire mu bwo burenganzira bwa muntu ariko bene wa kwa Generation nta nicyo mpfana nabo ababigisha n'abayobozi b'isengero bamaze kuyihindurira ubwabo sibyo bamaze kuyihindura kuko uzarebe kuvuga ngo izi nyigisho zo kwihanisha abantu ukababwira ko hazabaho umunsi utwika nk'itanura nahoze bitekereza mu gitondo hazabaho umunsi utwika nk'itanura nta mu bishop watumira umuntu umeze gutyo ngo abivuge ntibibaho njya nkurikirana isengero icyo kora ibi bintu wenda ahantu bisigaye ni iwacu njya mbikurikirana nkunda guterana amateraniro ku cyumweru iwacu bagavuga ngo umuriro utwika hoya rwose hoya hariyaho rwose umuntu uzashaka ijambo ry'ukuri rizakujyana mu ijuru iwacu rirahaba do muzatubeshyera ibindi muratwiyongoza ariko pe ku ntebe ya mbere niho mba nicaye ku cyumweru haba ijambo rizima kandi ry'ukuri abantu babwiza abantu ukuri ariko njya nkurikirana isengero n'ibiterane biri gukorwa kareba ngo zarayivu ngo ziba mu nsengero zo guteka imitwe ariko yabaye live ahantu hose ngo zarayivu ngo dufite ngo umwigisha bakabashyira ku bipapuro ibintu by'imirimbo ibintu bidafite ikintu bimariye Imana n'abantu icyo ukora bifite icyo bibamariye
nta muntu uzumva ari kwigisha kugaruka kwa Yesu, nta muntu uzumva ari kwigisha ati hazabaho umunsi utwika nk'itanura, ntabwo uzumva umuntu uvuga yuko imperuka izaza. Reka da, inyigisho ziriho zituruka ikuzimu, kandi izi nyigisho urakunda shitani z'ubwenge abazivuga arahagarara agatanga ubuhamya bw'aho Imana yamukuye ukumva yarahamagawe, bafite ibimenyetso byo kwera no gukiranuka, ariko ibyo bavuga bihakana imbaraga z'Imana. Uzajya wumva inyigisho zikundisha abantu isi, sibyo? Nizo zirimo nabo mbona ngo bibihangange bazi kwigisha, njya mbere bagahinda kakanyica, nkavuga ngo kuki batakihanisha abantu ibyaha, kuki batabwira abantu ko umuriro uriho, kuki batabwira abantu ko ijuru ribaho, abarikoreye ngo bagire ibyiringiro, abatari kurikorera ngo bamenye ko ikuzimu habaho bazashya. Ntago babivuga ibyo bintu, ni ukubakura umutima ngo ni inyigisho zihahamura abantu. N'umuhanuzi iyo yibeshye akavuga ngo ibihe birakomeye, ngo bigende nta muntu bica hano bigahinguka, nta Mana mbese ikivuga. Uyu mwuka uturuka ikuzimu, Satani yaguraniye abantu. Burya mu rusengero nimba hatarimo inyigisho zo kugaruka kwa Yesu, ngo habe inyigisho zo kubwira abantu ko ijuru ririho n'ikuzimu kuriho, ngo abantu babwirwe ko Imana izahana abanyabyaha igahemba abakiranutsi. Zerudo ikirayi. Ni ukuvuga ngo ni babandi nyine Yesu azabwira ati nimumve mbere mwankozi z'ibirimo, maze bazana imirimo. Twararirimbaga tukitera hejuru tukagera kuri plafo, twarabwirizaga. Mubwiriza ibiki? Mwabwirije iby'inda zanyu, mubwiriza iby'amarangamutima, mubwiriza ibyo guhamagara abantu kugira ngo isengero zanyu zuzure, mubwiriza kugira ngo amazina yanyu amenyekane, mubwiriza kugira ngo bazane ibya 10 byinshi, mubwiriza kugira ngo mubwiriza abantu ko babakunda aho kubakundisha Imana. Ni bamwe rero izabwira iti mumve imbere. Rero ibyo biroroshye uvuga, hazaza n'ibindi byo guhakana izina ry'Imana, hazaza rivuga ko Yesu ari iterabwoba batuzanyeho kugira ngo babibwire Abanyafurika tugira agashinge kadusinziriza kugira ngo tugire ibyiringiro. Bazavuga n'ibirenze ubu, kuko n'ubu barimo barabikora, ariko abantu babitse ijambo mu mutima. Abo ngabo nta kintu bazaba, kuko na Bibiliya yaravuze ngo n'urupfu rwa kabiri ntacyo ruzagira gute ruzabatwara. Niyo mpamvu nasaba abakozi b'Imana basi bagikanyakanya, nibigisha inyigisho zo kugaruka kwa Yesu, kandi nibigisha abantu ko hariho ijuru habaho n'ikuzimu. Nibabwira abantu ko abakiranutsi bazagubwa neza, ariko babwire n'abantu ko abanyabyaha bazagira gute, bazababara bakajya mu muriro w'iteka. Ubwo rero ibyo ngibyo wavugaga ngo bizaba byaratangiye. Abantu bavuga ibintu bikomeye nta muntu ujya ubiteza mu nsengero, se guhahamura abantu. Wowe uze kwirukana abayoboke? Reka buranjya nicara nkabareba, nkabona ukuntu bikwega, nkabona ukuntu bikwega bakanikwedura ku mpimbi zabo. Nareba ukuntu abantu buzuye mu nsengero ari benshi cyane bakeneye ijambo ry'Imana bakajya barumanga. Ibaze nawe umuntu ukurumanga ngo uzajya muri Amerika. N'abari muri Amerika babuze iyo bajya. Herega muri Amerika nubwo nta nzara iba ariko haba umutingito. Herega nubwo batabura uburyo bwo kwivuza nkatwe, ariko haba tsunami. Uzimye na tsunami baranaba. Haba n'indwara zidakira, herega nabo barapfa, impanuka zibayo, ibyago bibayo. Ariko uzi umuntu ugutuburira ngo ugiye muri Amerika, yakubwiye ko ugiye mu ijuru tafazari, ko ariho tuzaruhuka imiruho n'imihanda. Barimo gukundisha inyigisho zo gukundisha abantu isi, ni inyigisho ziva ikuzimu. Ni nayo mpamvu buryo mwibwe ngo dufite abigisha benshi, ntabo dufite, n'abacyatsi. Abanyakinyoma. Yemerutse kubona umugore ndavuga intuyo nawe urwapfuye si ruto. Haricaye ati rwose ngewe ati nukuza tugasenga, urumva uzajya utahana igitangaza. Urinda ubaha ibitangaza se urabigira? Iyo ubigira wari kumara imyaka nk'iyo ufite ukiri umutindo utarya. Ubwira abantu ibitangaza nta babyara bawe bishwe n'imbetezi, kuki utajya gubakorera ibyo bitangaza? Utabijyana muri famille yawe. Ibyo bitangaza ufite ubifite he?
ese di wabihinze he ibyo bitangaza wabiranguye he nta soni naramubonye ndavuze ntigenda ujye kucyatsa nawe urindagire ngo urabeshya ubushobozi bwo kubikora bafite ubushobozi bahere ku bana babo bari kunywa imogi nibahere ku bakobwa babo bishwe n'uburaya ibyo bitangaza babibakorere izo ndwara zidakira bene wanyu se ntibafite za diabete nta soni mirwa mubeshya abirabura ngo urakora ibitangaza ngo urakize indwara kandi nawe uyifite banza wikize ariko iyo aba babivugaga mu izina rya Yesu bakavuga bati Yesu arakora ibitangaza ariko muze nzabasengera umva n'umwuka wo kuvuga ibi bintu ntujye ushiramo ibintu birambabaza Izayi akora biteye ubwoba ariko uzi umuntu uvuga ngo njyewe nasengeye umuntu yari yarasengewe n'abantu yarananiranye icyubahiro cy'Imana ntikigaragara mu bitangaza ikora kandi Imana irabikora ngo ko nayo igikunda kwigikunda Imana ikunda icyubahiro ku buryo yakubika isi ariko ikakibona kandi umuhanga n'umunyabwenge ajya afata icyubahiro agiha Imana nayo izagifata ku cyayo gake iziko iguheho muri iyi minsi ufite ibihe byiza ntago nigeze mbura ibihe uyu munsi ho birakomeye ego man ese nabiburirahe ko ari nayo yayo ntukuri pe iyo umuntu ari umuvumvu aba ari umuvumvu iyo acuruza amakara abacuruza amakara yacuruza ubufu abacuruza ubufu tugomba gusa n'ibyo turimo kandi tukavuga ko ibyo turimo ntitugire indimi ebyiri kandi namenya andi makuru yuko ibintu turi kubeshya abantu kwizazana amavideo twakoreye kuri YouTube sha reka mbabwiza ukuri sha reka mbabwire kazajwigira ubu ibintu byose twavugiye mu nsengero nibyo turi kuvugira mu masengero mu nsengero nibyo turi kuvugira hano Imana izazana amavideo yabyo izayazana ivuga iti mama Sharirene we dore video nizo nibagiwe nizo ntibuka ko ari nge wazikoze izazinzanira ibyo nigishije mu nsengero ibyo nigishije ahatagaragara ibyo mvugira kuri telefone ibyo mvugira kuri YouTube ibyo mvugira izazana amavideo yacu izayazana abantu bari gukora ibintu bakagira ngo bizarangira ntago bizarangira urumva abantu uzi ko abantu bari guhisha ukuri kw'ibyo bazi bagasohora ikinyoma kubw'inyungu zabo aba bantu b'abayobozi b'isengero se n'aba bavuga butumwa n'aba bahanuzi n'abandi bantu bitiriwe Imana ugira ngo ntibabyica babizi ninde utarahawe ibisate nta muntu Imana igihamagara ngo ireke kumujyana ku musozi imuha ibisate by'amategeko ababimennye ntibigeze bajya kwaka ibindi abandi baragendana ibijanju ibyajanjaguwe hamwe ushobora kubona ariko ntubone ra bagenda nibimene ariko ngo umukozi w'Imana yarabimennye asubirayo kwaka ibindi ariko baratubeshya nibimene niyo mpamvu ubona badushuka nyigisho zo gukundisha abantu isi abantu byo uramutse ukurikije ukuntu ibintu biriho ubu bimeze mugani wawe n'ibyo batora mu nsengero zimwe na zimwe ntago tuvuze ngo ni zose akubona ko abantu bacuritse amaso mu isi bagenda donc bacuritse amaso nta muntu ukireba mu byo hejuru kandi uko uyu mudayimoni afite imbaraga sibyo Satani ari kutwigisha ukuntu tuzabaho ariko ntatujyane rusororo iyo twaherekeje umuntu ngo urebe ukuntu abana b'abahungu bakiri bato bari kujyayo ngo urebe abakobwa beza bari kujyayo urebe abagore bakiri bato urebe abana babyirutse urebe abantu bakomeye Satani akatubwira ngo rata wowe uzabaho mu bantu kwa siteri yaca hejuru we ntubaho sha uri igiti ntago uvunika uri urutare ntumeneka utakigishwa mu nsengero wakigira rusorora aho duhora tujya uregana n'umukobwa yajya kwambara akabaciyeho ugasigara urirya uti Shitani yabwiye abantu ko bazabaho batazapfa kandi bashyinguye barumuna babo bari gushyingura abakuru babo bari gushyingura ba nyina inshuti zabo abo basangiye abo basambanye abo bakoranye ibyaha barimo baragenda kucyo umuntu aticara ngo nanjye nacaho izi nyigisho rero ariko n'abarenganye wajya kwigisha abantu ko Yesu azaza kandi nawe uzi ko utazamubona kandi uzi
Yesu azaza ariko buriya niyo mpamvu buriya wibwira ngo Yesu waje bakamukora mu bwanwa wibwira ngo nagaruka ari umuntu uzongera kumutunga ntareko Yesu waje bakamukora mu bwanwa uzi rero ngo azagaruka areba kwa kundi nk'intama azaza ari intare hazaza ari intare amaso y'abatamwizera ntago bazamureba abantu bazamureba n'abamwiringiye bakamwubaha bakamuhesha agaciro bakiri no muri ubu buzima ayo maso ngo y'abamwizeye bakabaho mu bushake bwe ngo nibo bazamureba bagaseka hanyuma we wajya kuhamagara kubwira abantu ngo Yesu azaza uzamurebesha yahe maso amaso y'ubugambanyi amaso y'inzangano yo kwicana amaso y'ubugome amaso y'ingengabitekerezo y'abatifuriza amahoro abandi y'abarakarira ibyishimo n'umunezero n'iterambere ry'abandi amaso yahe yo gufungisha abantu bahora ubusa amaso yahe yo kubirukanisha mu kazi yo kwica amakwe y'abantu yo guhimbira abantu ibirego yo gutunga erega abantu benshi bifite abagore babiri kandi ari ababishop ayo maso urumva yareba Yesu urababwira ngo Yesu azaza ajye kwigisha ngo hari itanura kandi nawe ari azaribanza ntabwo yabivuga erega abantu bafite ubwoba bwo kugaruka kwa Yesu hanyuma Yesu naza se ko bizarangira kwa kuntu yazaga bwa ati abarushye ni muzu ubu ntago azabivuga azaza yabaye Yesu naza sawa nyine oya bamubonye bamupfura ubwanwa ari umugabo bongera kumubona bamwambika kabinda ari umugabo wihahiye bongera kumubona bamukuramo ikanzu biremera bamukoresha urutoki azaza ari kibamba kizigenza azaza afite ubutware afite ubushobozi afite ijisho iki ntago bifuza kwaza buriya hagize n'uzana ubutumwa ngo Yesu agiye kuza ntago bamuha umwanya ngubu byo biragoye ntago bawumuha ariko kuko ibyo ntago bituma abantu batura ariko sha burya azaza n'ukuri Izayi Yesu azaza tubishaka azaza tutabishaka kandi mureke mbabwire Yesu naza azaca mu mishinga ntago azarindira bagiye kurangura mu Bushinwa ngo babanze babidepoze ntago azarindira ngo babanze mwambikana impeta bazaba mutarazambikana ntago azarindira ngo banze ugende mu kimodoka cyawe ntago azarindira ngo indutwito ibanze ivuke ntago azarindira ngo ibyo twahinze byere ntago azarindira ngo ayo twubatse tuyabemo azaca mu mishinga byose ni hahandi azaza ntago azabibuzwa n'abagwa cyane ntago azabibuzwa n'abamutesha agaciro ntago azabibuzwa n'abari kugwa cyane azaza kandi afite abazajyana ubwo rero nimba azaza sha turye twidunde twamamare dutwike hashye hakongoke ariko azaza kandi naza icyangwa kizata agaciro kwamamara bizata agaciro gutambuka tukavuza impundu mwese bizata agaciro izo bodyguard zikwescotinga nguri icyamamare bonye bya bihungu babifite amatuza bya bihungu bifite amatuza bya bodyguard nje kukubwira ngo Yesu naza bizajya ku ruhande kuko oya Yesu azaza hazaza icyubahiro cy'abantu kibure hazaza ubuhanga bw'abahanga bubure hazaza gukomera kurangire hazaza amakonta atagaciro Yesu naza niwe uzaba ufite ijambo ahubwo nge nabwira ukijijwe n'udakijijwe ngo nibitegure kuza kwe ashobora kuzaza akanyura muri kwasiteri ashobora kuza akanyura mu banuke ashobora kuza rwose akanyura mu burwayi ashobora kuzaza ugahura na hoho ashobora kuzaza ugahura ukagenda muri ya ndege wiratana ashobora kuzaza ubwata akabwanura uri kuriramo freeway na sheri nyine mwasohotse muri uzifi yo muri bwato hari video njya ndeba nayo nariye ndanabutinya ayiwe mana we ndanabutinya sinabugendamo ariko hari ubwato baburimo couple y'abantu babiri barya ifi n'ifiriti wababona babiri azaza ubwato buziyubika mu mazi azaza imodoka zibure controle Yesu naza niwe kibamba niwe uzabuyoboye hase buriya mama shere wowe ukurikije ibyo bintu rero kuntu biteye ubwoba wowe urumva ko mugani ukubikura muri Bibiliya nta shingiro
reka nze kubwire nibihamura abantu babikura muri Bibiliya babica ntibizabura kuza kuko n'undi hari ibizaza ahubwo se barakuramwo ibiki ko byose byasohoye icyo kora iyo baza gukuramo urupapuro ruvuga ibigaragaza kuza kwe hanyuma rura rupapuro ko twamaze guhura nabyo hazaba ibihe birushye ibihe bigize gute birushya ko se sibira oya bazaca izihe mpapuro icyo kora iyo bataza gucuru iyo baza gucuru twari kuba duhombye hazaza ibihe bigize gute birushye ibihe birushya aho umuntu atereta umubyeyi akamuteretana n'umwana we kwa Jenera Yesu ibihe birushya numvise ubuhamya bw'ibintu byabaye muri jenoside aho umubyeyi afata umwana we muri jenoside yakorewe abatutsi akamufata ati nimushakira abicanyi ye baba we ibihe birushya aho umuntu afata umuntu akamuhora ngo ko ari umuki ari umututsi atarabyigize ibiza umuntu guhora reka nze nkubwire numvise ubuhamya ejo bundi burambabaza aho abana barize bakataka ngo nimutubabarire ntabwo tuzongera kuba abatutsi ibihe birushya biruta ibi ni ibihe nimutubabarire mwitwica ntabwo tuzongera kuba abatutsi koko ariko ukabirenga ukamwica umwana utazi ubwenge ukamuhamba abona ibihe birushya abantu bashaka kubona ni ibihe impapuro se bazaca izihe izisigaye se zivuze iki ibihe birushya aho abantu banywesheje abandi amaraso babahora ko ari abatutsi inyota yakwica ngo uyanywe ibihe birushya hari umwami nimba ari umwamikazi abana banjye bambwiye baramumbwiye agenda akaranyica ngo bajya kumwica ngo barakomanze barinjira aravuga ngo bana banjye ngo ko mungendereye kare ngo ari kubategurira amata ngo banywe barangije baramwica ibihe birushya ese barakata izihe mpapuro Yesu yaravuze ngo hazaba ibihe birushya ishyanga rizanga irindi shyanga ubwami buzatera ubundi bwami abantu bazaba bikunda wakabona aho umuntu yikunda akageza ku rwego rwo kumva ko agomba kubaho abandi bagapfa ko agomba kubaho yishimye abandi bakabaho bababaye ibihe birushya hazaba ngo intashima uzi intashima zizabaho ahubwo se bizabaho kandi ahubwo ari byo byuzuye umva intashima we uzi umuntu ujya gutaka ngo iki gihugu cy'u Rwanda ngo tubayeho nabi agatinyuka akirengagiza amata n'amatara byaje muri iki gihugu agatinyuka akirengagiza amashanyarazi hacaniye igihugu n'imihanda myiza icaniye abantu bagendamo akirengagiza iri terambere akirengagiza ubumwe n'ubwiyunge bwabaye ku bw'iki gihugu akirengagiza ko nta ndangamuntu y'abahutu n'iy'abatutsi tugifite akabyirengagiza agakomeza gutaka ngo iki gihugu ni kibi zizaba ari indashima baraca izihe mpapuro ni indashima waba utari indashima ukajya kurakara ngo iki gihugu ni kibi zizaba ari indashima ngo tubayeho nabi ngo turapfuye izi ndashima zipfuye zishwe n'iki ko abahutu n'abatutsi babana mu gisirikare bakabana mu gipolisi tukabana mu bikorwa bitandukanye hari umuntu bimye serivisi bitewe n'icyo ari cyo zizaba ari indashima bazaba badakunda n'ababo disi wari wabona aho umuntu yubaka amagorofa afite nyina wishwe n'inzara afite babyara be bishwe n'inzara bazaba badakunda n'ababo wari wahabona umugabo ujya kumiragura inkoko atatanze n'imvange mu rugo bikomeye bazaca izihe Bibiliya bazahindura ibiki byarasohoye ubu se umuntu aragenda mu modoka akarira ngo esase ugenda kuri moto ngo esase abantu bose barimo bararira umuntu ararira ati ibintu nagiye kurangura nzabideduana gute
hanyuma undi akarira atagataro nzagacuruza gute? Ni gute umukire n'umukene barira ko byasohoye bazaca izihe? Oya, hari ikintu abantu bagomba kumenya. Hari abantu bitwaza ko bakavuga ko hano mu Rwanda wenda ngo ubuzima bugoye ngo bwa buri munsi, ariko reka mbabwire iki kintu. Muri Israel nicyo gihugu cya mbere ku isi kigira abahanga. Mbo Irani nicyo gihugu kigira bino bintu by'agaciro, ibintu by'amabuye, ibintu nk'ibyo. Abantu bakunda wenda babizi cyane, barabizi muri hano ibihugu kwa Putin naho ni kimwe mu bihugu byeza ingano ku isi, muri Ukraine. Donc hariya hose tuvuga ko hano wenda bigoye, hari aho ubu ngubu bimeze neza. Uzi kuba waba ufite iyo kawunga cyangwa ufite ibyo biryo, none ukaba wumva hari ikintu kiguciye hejuru. Ariko we donc abantu twagombye kumenya ngo isi turimo ni imwe. Sundi kuki abantu bashaka ko tubaho nk'ababa mu ijuru? Uzafata ubuzima bwawe bw'uko utarabona akazi ujye kubyegeka kuri leta? Uzafata ubuzima bw'uko wajiduranye n'umugabo wawe ujye kubyomeka kuri leta? Uzajya gukora bosi wawe areke kukwishyurira igihe ubyomeke kuri leta? Nabore gasima. Hanyuma se reka nze mbabwire abantu kuki mushaka ngo ubuzima bwo mu Rwanda buragoye, abanyarwanda mwe ntimugoye? Ariko ubundi kuki mushaka kubaho ubuzima bworoshye kandi mutoroshye? Good. Oya, dukwiye ubuzima bukomeye kuko natwe turakakaye. Ariko ubuzima muri rusange turi mu isi. None se ahantu hakomoka peteroli ni haba intambara, tukayigura iduhenze, tuzajya kubyomeka ku gihugu? Uzi noneho ubu si imvura nigwa ikarengera ibishanga ibintu ntibyere, turabyebyomeka nabyo ku gihugu? Ntitugafata iby'ibihe by'imeruka dusohoyemo ngo tujye kubyegeka ku bantu. Kandi tujye tumenya ko hari nibiba n'umwami Imana yabigizemo uruhare. Donc ibi byagombye kuba impamvu zo gutuma twegera Imana tugasenga. Yego, hanyuma turi kuyegera. Reka nze nkubwire, nkuba nibi bihe turi kurira ngo biragoye. Ko bigoye kuki umugabo atunga abagore batatu? Ngewe ahubwo numvaga kuko bigoye bakwiye gutunga umwe. None se ko bigoye mitsingi ukaba utari kuzigabanya, wa mugabo we? Ko bigoye mitsingi zikaba zitari kugabanuka muzo mugotomera, ahubwo ukaba uri kuzongera. Urumva ibi bihe bigoye? Niko mota ibi bihe iyo biza kuba bigoye, wari kujya utahana 10,000 ugatahana n'indaya y'ibihumbi 8 toka. Bigoye. Reka bigorane, ni twebwe twatumye bigorana. Twishyizeho imizigo y'ibintu tutazagira gute, tutazashobora. Umuntu atunze umugore mukuru, atunze na moyenne y'umugore, atunze n'umuto. Urumva moyenne atunze abagore batatu. Hanyuma nubura ya esase ngo esase irahenda mu gihugu? Ntago ihenda, ubuzima buhenze niwe wabwishyizeho. Uri kubyumva? Abantu nibo bari kuba mu buzima bugoye. Nimba ubuzima bugoye rero hari ibyo dukwiye kugabanya. Hanyuma turi kubigabanya. Turi kubyongera ibihe, nitwe turi kubigira bibi. Kandi tunabishatse nitwe twabigira byiza. Hanyuma turi kugana ku musozo, ngira ngo kuvuga menshi siko kuyamara, ariko nibaza aka gace tuvuze tuganiriye kandi tuganiriye neza rwose. Muze kudushimira muri commentaire abantu tubyumva kimwe. Tuganiriye neza, tuganiriye ibintu byiza. Nawe uracyari umwana mwiza, baze kugushimira. Mushimire. Yo. Mushimire. Hanyuma turi kugana ku musozo. Wabyanga, utabyanga, ubikunde ntubikunde, isi yo turimo ni imwe. Kandi noneho reka nanakukurire nanjye inzira ku murima. Iba uri kuvuga ngo biragoye uyu munsi, nuko ahubwo hakiri abantu nka Mama Sharirene bakiri kubasha gupfukama bagasenga. Uzi noneho uko bagenda bagabanuka niko bigenda birushaho kuba nabi. Mujye mutinya igihe abazungu bafite ubwenge bungana kuriya, bakoze ibintu bingana kuriya, bafashe umwanzuro wo kurasanaho, agafata ibisasu kirimbuzi. Noneho nabonye ngo harimo n'abakoze yitwa Satani kabiri. Kwa Jinara Yesu. Satani kabiri. Ubu baremye na Satani nuhari atatworoheye. Iyo mbunda ngo irahari pe, Satani kabiri. Noneho
ubwo noneho mwibaze ejo bimeze gute. Ahubwo mugani hari akantu wavuze numva kabaye nk'akampumuye amaso. Hano mu Rwanda biracyameze neza, ahubwo tubibungabungira umutekano. Yego, kubibungabungira umutekano ni gute? Tugerageze tube hafi y'Imana, kuko hari verisi ivuga ngo ndabahetse ku mugongo. yego, Ibaze rero Imana nikujishura mbahetse ku mugongo ntacyo nzaba. si ntujya uteganya gusohora akaririmbo Indirimbo nga numva iyo twaririmbye na Sharirene Cyprien yinyibutse. Hari indirimbo ndise ku kinyibagiwe, iyo twaririmbye. Sharirene afite indirimbo ivuga ngo ikurema ikuremera ikuremera kandi gukomeretsa ifite bizakomora, bigogure b'imbere yawe izariduka wakuyibuka, bigogure b'imbere yawe izarigitawe kuyibuka. Indirimbo Sharirene yahimbye yasohoye gatoya, aravuga ati batazayiba bayizayisha. Ngo ikurema ikuremera igukomeretsa ifite ibizakomora, bigogo ibigogo urabyumva, bigogo ureba imbere yawe izarigita ntuzongere kuyibuka. Rero mwirinde ko Imana yatujishura, mwirinde ko Imana yatujishura. Nyamuneka abantu mutwumva, haba abanyarwanda haba n'abarundi, burya twumva ururimi rumwe. Uri umukristo, mureke dufate igihugu cyacu, ibihugu byacu tubisenge, turinde ibyagezweho. Erega n'ibyagezweho tubirinde. Amafaranga Imana iduha ntago ari ayo guhonga indaya. Iterambere Imana yaduhaye ntago ari iryo guta abagabo no guta abagore. Yego, ko kugira umurengwe ngo ibyiza Imana yatugejejeho twaye tutazajya kurya tuvungukira twimbwa. Mureke tugume ku mugongo, kutujishura ni ibibazo. Kandi Imana igirambirwa cyane, Imana igihana. Nubwo mugane bashaka kubihindura, ariko ntago bazahindura mu mitekerereze y'Imana. Inyigisho ziza n'amafuri nizo abantu bashaka. Hanyuma Sharirene, ni iki rero wabwira abantu tugana ku musozo? Icyo nabwira abantu nuko bareka kwirya no kwiryagagura, ngo bigire abantu batareba kandi batanabona kandi babona. Yego. Abantu nibaha agaciro imirimo y'amaboko y'Uwiteka yakoze kuri twebwe. Hanyuma basenge batisengesheje, kubera yuko naho Bibiliya bayihindura, ariko ijambo Imana yavuze ntago rizahinduka. Kuko hari Bibiliya yandikiwe ziri kwandikirwa hano mu isi, ariko se Bibiliya ziri kwandikirwa mu ijuru zo ugira ngo bazazigeraho. Hanyuma ikindi abantu ni ukuri nimushira ubwoba. Abantu bigira ubwoba ngo Bibiliya bazayihindura, bahindura Bibiliya, ariko Imana twasenze twizereye muri Bibiliya ntago yo izahinduka. Inabarusha imbaraga babitekereza. Ikindi iby'iminsi n'ibihe nimuhumure, ntibibakange. Abanyarwanda bagiye babona amaboko y'Imana adasanzwe, amaboko y'Imana yagiye abana natwe, tuzakomeza kubana n'Imana. Shitani amaze imyaka iruta iyo mfite, nawe akurusha imyaka wowe nkurikiranye yabayeho. N'abakorera Shitani barabayeho, bagenda babyara abandi, n'ubu uyu munsi babyaye, n'ejo bazabwagura, ariko nta nubwo babyara kwa Jingara Yesu. Ntabwo abadayimoni babyara, ni ukuri habyara Imana. Imana yacu niyo ibyara. Uri kumva? Uko Satani yohereza niko Imana yohereza, kandi Imana ihora iri maso. Ntabwo Imana ishobora kubicisha inzara ngo mupfe ngo babahambe, kuko burya Imana ihana kibyeyi. Imana irabizi ko mu gihe cyo kubaho tugomba kubeshwaho n'ibyo kurya. Nta na rimwe Imana yafata abantu ngo ibazane ku isi bazicwe n'inzara. Ahubwo ikintu gitera Imana kurakara ni ibyaha mukorera muri bya bintu Imana iba yabahaye. Rero nimuhumure, nimutinyishwe n'ibyo Satani agenda akora, ahubwo mugira imbaraga ku by'Imana igenda ikora. Ariko ngasoza mbabwira ngo kandi ntimukadamarare mu mitungo y'Imana. Nubona Imana iguhaye akazi abandi bakabuze, uwo ni umutungo w'Imana uryamyemo. Ahubwo hakura imbaraga zo kubahisha Imana no guha Imana icyubahiro. Ubu buzima ndimo
nkunda imana njye mu mateka yanjye ngizwe no gukunda imana kandi njye si nkunda imana mu gitondo ngo nimugoroba nyereke ariko uko ngenda imana inyiyereka mbona kugira neza kwayo niko ngenda ngira imbaraga zo kuyikunda ntakebuka ibintu yankoreye ntiwubahwe mu buzima bwanjye bigatuma noneho nkomeza kuyiha icyubahiro no kwihesha icyubahiro kugira ngo imvane ahondi injyane n'ahandi ubwo rero ikindi abantu nibasenge bakizwe neza kuko abantu bari gukizwa nabi bafite umwaka ugeretseho umukasiro yego mwaka ugeretseho umukasiro kuko umwaka wonyine ntacyo ubutwaye turabashimiye inshuti zacu reka tugushimire cyane wowe ugeze kuri uyu munota wumva iki kiganiro uzambabarire muri commentaire uzabitubwira uti uyu munota nawe ugezeho yego urabugize neza kandi niba wumva iki kiganiro cyagufashije bajye batubwira n'ibindi bibwira wumva ko twabasobanurira yego ntago hari ibintu tutazi politike ntayo nzi n'imiyoborere sindi na dogiteri ariko umuntu watubaza ku bintu atumva mu rugendo rujya mu ijuru iyo dupfukamye tugasenga imana iduha ibisubizo yego kandi ntidufite ikibazo cy'abatera induru n'abasakuza nta kibazo muduteye rwose twize kubana namwe ntago dufite ubwoba bw'ibihinda nka kagoma ntago dufite ubwoba by'ibikangisho gusa iyo twambukije inyanja itukura ntizabura kutwambutsa Nyabarongo y'ikiziba amena hanyuma ntidufite ikibazo cy'abantu rwose mwisaza dukomanteri mugashyiraho tubi nta kibazo mujye mudushyiraho turiya tuntu nta kintu tudutwara ahubwo gahunda dufite buriya igihe kizagera mwijyane ubundi turobanura abantu bazima dukomezanye na Yesu buriya bagiye bamutera amabuye ugize ngo nitwe twenyine mwaba mubikoreye kandi ntibyamubujije kwicara iburyo bwase ntacyo bidutwaye rwose n'umushaka mujye mushyiraho n'utundi tuzi ko mubona iminsi tubyuka namwe mukabyuka ahubwo bibaye byiza twajya mu murongo umwe kandi tunababwire ko tuzabigarurira igihe kizababwira ukuri rwose igihe kizababwira ukuri tuzajya tubasengera hanyuma turabashimiye cyane mukomeze rero nawe utarakora subscribe ntibibagirwe kuyikora hanyuma niba wumva iki kiganiro cyakugiriye umumaro cyoherereza umuvandimwe cyoherereza inshuti cyohereze ahantu muri groupe byaba ari byiza cyane turabashimiye nakagaruka kuri Mama Sharirene official cyangwa TV murakoze cyane Imana ibaha umugisha